Nyiramariza arashyize amenya amakuru y'isambu yabo Nadine yagurishije. Arabyifata mate. Honorine we na n'ubu ntakozwe ibyo kubahiriza ingengabihe yo kwipimisha nk'umugore utwite. Nurunana. Cyore, Honori, none se ubwo? Uranyurose rwose none akabeho karaje karime. Kukiryamiye se? Reka mbe niryamisha. Ubwo uzi ko izuba ryakambye? Ubundi turagira ngo mbyuke nkora iki karime muri iki gitondo koko. Wibagiwe gahunda y'uyu munsi? Hari indi gahunda mfite uretse kujya ku isoko nkatangira kugira utuntu nigurirayo. Nyumvira n'ukuri. None se Honori, wibagiwe ko ahubwo uyu munsi ariko ugomba gusubira ku kigo nderabuzima muri gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite? Ariko nawe gusa umuntu yahura kwa muganga. Ntuzi ko kuri iyi nshuro aribwo bagomba kuguha urukingo rwa kabiri rwa tetanus? Ariko se ni ngombwa koko ko numva ameze neza. Honori, Karame, ugomba gufatana ibintu buremere. Wibwiye ko kwa muganga batubwiye ko gukingirwa tetanus atari inyungu zawe wenyine nk'umubyeyi, ahubwo ni inyungu z'umwana utwite. ubwo se wazajyayo ikindi gihe karime? Nta kongera gukinisha ubuzima bw'umwana wacu Honori. Amabwiriza ya muganga agomba kubahirizwa nta kindi. Erega nawe rwose urabikabiriza. Ariko zuragira ngo nkubwize icyo Honori, ubwo uzi ko hagize ikiba ku mwana arete twabibazwa? Erega burakomeje ushaka kumbuza kwigira ku isoko. Ndakubujije rwose. Gahunda igomba kuba gahunda. Byuka witegure tujye kwa muganga. Baragutera urukingo rwa kabiri rwa tetanus, banasuzume nyine uko ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite bumeze. Aha, ndumva bakomeye ku mabwiriza yo kwa muganga da. Uramperekeza se? Ndaguherekeza rwose. Ahubwo ndangira ya sakoshi yawe aho iri mbe nyiguhanagurira mu gihe nawe witegura. Usetse se? Shimishijwe nuko ushaka kumaragura isakoshi kareme. Nibyo, ahubwo ndaza no kuyigutwaza. Mutwaze n'umutaka rwose. Ariko nawe nibyo da, ndashaka kuza kwereka abandi bagabo ko mbarenze mbiyemereho. Umva mwabagabo mugere fa mumvire mu rugo. Ubwo urumva tuje gukina Stefa? Nta soni. Ariko Stefa, ko mbona usa nkaho wumva uri mukuri. Ndi mukuri nyine. Umva Stefa, reka tureke kuruhanya. Munyama musubiza ibikoresho bye. Nabizanye. Agende yikomereza imirimo ye y'ubwubatsi. Ureke kumutesha umwanya. Yagiye kubaka handi se akareka kunyubakira mu isambu. Ariko iti yawe kubera iki? Ni yanjye kubera ko nyifitiye ibyangombwa. Yenya. Umva, nimureke impaka azana ibyo bikoresho bya munyampama twigendera. Nagere vuba ahubwo. Ariko Stefa, urumva naso ufite gukinisha abandi bagabo ubona uko tungana koko? Ntabyo mbahaye. Ahubwo nimureke guteza umutekano muke mu rugo rwanjye. Rahira kutama ibikoresho byanjye kunabi Stefa. Rahira. Ntabyo nguhaye. Yenya. Ubuse aba baje baguherekeje watekerezaga ko bantera ubwoba sha. Urabizana. N'amansi wakere mu rugo sevo. Okay. Niwanze kunsubiza ibikoresho byanjye watwaye ku neza. Ubu none ugiye kubizana ku nabi. Urabitanga sha. Tubifate ku ngufu. Mubifate nyine. Hagira uwibeshya sha. Bifate sha, bifate. Ngaho ne hagira uwibeshya se yagira icyo akora ho mwereke. Orohana ko nzana inkone yanjye sha. Nakuti muryanjye. Intambara ni iki koko hano wacu? Ibi ni bikira. Nyirambari. Twatewe. Aba bagabo baduteye reka twitabare. Ngo bashaka iki se? Nami ibikoresho byanjye ejo yatwaye bikuye ku kibanza ngiye kwiyubakira. Nabizana. Ibikoresho nyine. Uhubaka se urubaka mu kwawe? Ni mu kwanjye nyine narahaguze. Wagiye se wahaye amafaranga akakwereka aho wubaka ukareka kubaka mu kwanjye. Ariko ubwo utekereza ko nshobora kuhareka? Umva Stefa, narahaguze mfite impapuro z'ubugure, ubwo rero sinzi ikintu ushaka wa mugabo we. Ariko se bini bikira? Umva, niba hari ibibazo mufitanye nimujya kureba ubuyobozi bubafashe kubikemura. Mureke guteza umutekano muke mu rugo rwacu. Nibagende rwose. Naho nyinge barimo kumuhohotera. Cacaka aho ngaho. Mva mwabagabo. Nimutire kwesho tugende, mumutire twigende. Nababwira ngo ntihagira uwibeshye. Kandi ahantu haraga umuntu mwakabyaramo. Nakajya kureba umuyobozi w'umudugudu wacu aza kumira icyaha kitari cyabo. Honori, karame muga. Ubu umaze guhabwa urukingo rwa kabiri rwa tetanus. Ni byiza rwose urimo kugira ubudahangarwa butuma udashobora kwandura tetanus no kuyanduza umwana wawe igihe umubyara. Honori, karame. Ntiwumva ko ari amahirwe wari ugiye kwivutsa no kuyavutsa uwo twite? Oya rwose mugomba gukora ibishoboka byose mukabungabunga ubuzima bwawe Honori n'utwite n'ubw'umwana atwite. Muga, ibyo rwose namaze kubigira intego. Byiza cyane. Hanyuma rero isuzuma dukoreye Honorine dusanze afite ikibazo cyo kubura amaraso. Ngo ikimuga. Honorine afite amaraso make
ibi kandi ni bibi cyane ku mubyeyi utwite. mwana yanjye we ibi ni ibiki biri kunyunyuza amaraso Karemera we, ubwo si amahembe bashobora kuba baranterereje? no witekereza amarozi wanuriye. Kugira amaraso make birasanzwe cyane cyane ku mugore utwite iyo atitayeho ngo arye indyo yuzuye. none ubwo turamuha ibinini bikungahaye kuri feri duha abagore batwita binywe neza nk'uko tubimubwira. urumva Nori? Ndabyumva. Erega nawe ugomba kubimufashamo nk'umugabo we. Iki kibazo ugomba kugifata nk'icyawe. n'ubundi ndabizi ni icyanjye muga. ubuzima bw'uyu mugore wanjye n'ubw'umwana atwite kubwitaho biri mu nshingano zanjye. Ni byiza cyane kuba ubizi rwose. ndashaka ko umwana wacu azavuka afite ubuzima bwiza. Ibyo ni byiza cyane rwose, ariko nanone ugomba gukora ibishoboka byose ukarwanya iki kibazo afite cyo kubura amaraso. Umushakira indyo yuzuye kuko akeneye amafunguro arimo intungamubiri zose, izo mboga rwatsi, kandi mukaziteka mu buryo buringaniye ntizishye cyane. Ibishyimbo, imbuto n'ibikomoka ku matungo, cyane cyane inyama zitukura. Ibyo bituma amaraso yiyongera. Yego cyane rwose ngomba kubikora. Hanyuma rero Honore, Karame, nk'umubyeyi utwite ugomba gukomeza kwipimisha inda ukurikije gahunda uhabwa na muganga kugira ngo abaganga bakurikirane ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite. Banakugira inama uhabwa inkingo n'ibinini birwanya inzoka zo mu nda. Ukomeze guhabwa ibinini bikungahaye kuri feri bikongerera amaraso. Tugiye no kuguha inzitiramibu ikoranye umuti kugira ngo ikurinde kurumwa n'umubu ukwirakwiza udukoko dutera malariya. Urumva? Ndabyumva muga. Nanjye ndahari, ngomba gukomeza kujya mbimwibutsa. Kareme, wumvise ko mu byo ngomba kurya kenshi kugira ngo amaraso yiyongere harimo n'akaboga? ko numva ushimangira akaboga se nta bindi bavuze? Imboga rwatsi n'ibishyimbo ntabyo wumvisemo koko? Nabyo ni ingenzi nk'uko nabibabwiye, ariko mu mafunguro ya buri munsi ntihakaburemo ibikomoka ku matungo, kandi ntibigombera ubwinshi. Uvangamo duke duhanye n'ubushobozi bwawe. Ariko ibyo urimo gukora ni ibiki Patrick? Mwana, urabona ukuntu nyogoshe bitari bunteza abantu? Urabona se narimo kukogosha uko bishaka buriya? Kaho nyumvira nyine nawe ku ruhande maraho. Okay, ndi bukore boss wanjye. Mukanya ndacishaho tondeze harura neza nk'uko bishaka. Iyambaraje ni yawe we. Have se mwana. Nibiki birimo se? Ndakwereka urangije kunyogosha. Ariko uzo kunongera amatsiko we. Erega nanjye nayizanye ngamije kukwereka ngo nshimire. Ninkisi? Ni imyenda naguze kabisa. Ni imyenda waguze rero? Yego man. Reka ndebe we. Reka ndebe rwose. Reba n'agapira n'ipantaro y'jeans. Mbega umupira mwiza shaho. Reka ture ni jeans zira. Ndebera umbwire Patrick, ndebera kabisa. Agapira keza gatukura ni jeans y'umukara. Urabibona utese Patrick? Uzi ukuntu ari byiza buriya? Uzi kwitegereza pe. Okay, ubwo bishimye nanjye ubwo ndishimye kabisa, nzi gutoranya. None se we, umukara, umutuku, uzi ko byo ku munsi wa Valentine mwana? Yego nyine, kandi ubwo wasanga utaruzi ko ari Valentine's Day yagize. Uzi ko rero unyibukije we, wese ufite umubebe muzifatanya sha buriya? Wapi mwana? Wapi kabisa. None se muguze n'ibyiki? Nuko nabonaga ari byiza tu, kandi nabonaga n'urundi rungano ruri kubigura, nanjye ndagura. Ngo nanjye ndagura. Ibi ni ibya Valentine mwana. Shaka umubebe umutera imitoma gehoro maze muzabe muri kumwe. Ahubwo se ewa banzo ntekereza atabikunda. Umva ngo ntiyabikunda. Wabanje ukagerageza se mbere yo gucika intege. Ahubwo se we buriya uratekereza ndewe? Ni Donat. Wo kwa Mugisha. Uriya mwana naramukundaga kuva kera tukigana, ariko nyine nkanamutinya. Yego sha, nagakobwa keza. Wowe se bimeze bite Patrick? Mbese burange nakwifunzira mukuru wera. Nyiraneza se? Reka tubigerageze tuzareba. Ushobora gusanga nawe yarashingirije ategereje umubwira ngo hu, nawe agahita avuga ngo hi.
murakoze uraza mudugudu we nabara rwose dore wanjye natewe niko ngaho nibatubwire ikibazo rwose uyu ni umuyobozi w'umudugudu wacu nimureke dukiranure ni byiza cyane ubwo noneho n'ubuyobozi buhageze ikibazo kigiye gukemuka mutubwire vuba rero ngaho nimutuze nimumbwire ikibazo cyanyu mutuje nta mahane umuyobozi ndakumva uyu mugabo Stefano ejo yaje agira atya dusanga ku isambu yanjye nashyizemo abakozi bakanye gukora cece kaho n'umukambugiremo Stefano tuza batumye kunyubakira inzu araza aradusiribanga ibikoresho byose arabitwara ubwo twari tuje hano kumwaka ibikoresho byanjye udukomeza imirimo yacu biragira vuba kandi urumva muyobozi urumva urugomo rw'umuturage wawe hanyuma niko Stefano ndakumva ibyo wabitewe n'icyuho ahubwo ni mu mbumbariza impamvu baduka isambu yanjye bagatangira kuyubakamo inzu cacakaho ngaho cacaka ari wowe ahubwo ninde wabyihanganira ko bamwubakira mu isambu mu gisambu cy'i Stefano ngo bari batangiye ngo kubaka mu isambu ya sambu ya ibyo se bishoboka ariko narahaguze cacaka njye narahaguze urumva rero mfite uburenganzira bwo gukoresha icyo nshaka nako icyo nahaguriye yarahaguze rwose uhaguze ryari njye nahaguze n'uwitwa Nadine ubwo rero naramubuze ngo tuye guhinduranya ubutaka bunyandikweho ubwo rero nanjye ngomba gutangira gukoramo ibikorwa byanjye nibyo da ngo iki njyewe basi imbyumva neza niko se wa mugabo ariko noneho ndumiwe n'ukuri munyamama ndakumva yewe we uzi ko ubutaka butakwanditseho batari ubwawe ngo ubutaka bwitwa ubwawe iyo bukwanditsweho none ko twabuguze namubuze ariko se Nadine ajya kugurisha ubwo butaka te ko ibyo nibaze ngewe ntarasobanukiwe umudugudu nawe urabizi Nadine namutije hariya kugira ngo abahahinga nyine abone ibyo gutunga umwana twabyaranye nyiramariza dore rero uko bimeze wa mugabo ndakumva muyobo munyampa muranyumva ndakumva ndumva ubutaka bukiri ubwa Stefano kuko ariwe bwanditseho nguki ubutaka ni ubwa Stefano kuko niwe bwanditseho ubwo mushaka kuvuga ko ngomba guhomba amafaranga yanjye wowe jya kuregwa kugurishije ubutaka urumva wowe jya kuregwa kugurishije ubutaka butari ubwe kuko uwo niwe gisambu bagikurikirane kigusubiza amafaranga yawe ariko uhabanda amahoro ndamukuregereye ariko ni ukuri ibyo nkubwiye sinkubeshye nyirane usanze nyensere bwagitirimuka ahangaha nako nanjye usanze nkinga ngo nitahire se yego mana sha none se wamenya ahise ataha ngo nibura musange mu rugo iwabo ko mukeneye cyane sinakubeshya pe niba ahise ataha mu rugo niba hari ahandi abanje kunyura sinabimenya rwose nyirane ok reka nigendere buriya ndagura amayinite muhamagare nta mayinite ufite muri fone yawe se ntayo sha mwese waretse nkagutiza ko njye nyafite shu oya nta kibazo mfite amafaranga agiye kuyagura ubu si usigenda we mva nkubwire nyirane ko mana kumurubana se ndagira ngo twiyegamire hara ku kibambasi twiganire gato mbisa ndekurama ndekura oroshya ariko ni ngombwa se ko tuganira hariya ndeba ushaka kunjyana hatanabona Patri erigano nkahara niho haba hatuje nyirane mbabarira niba hari icyo ushaka kumbwira kimbwire hano hagaragara nako ndeka nigende ubivuga cyane ariko ubivuga cyane iminota mike cyane rwose aricyo nshaka ko tuganiraho nyine niba ari cyo umbwira mbwira ngende nyine mva nkubwire rwose rumva ndagira ngo nyine bimenye ibiki se hari umuntu ufite kugira ngo Valentine Day muzaryohane urabimbariza iki mbese nyine nyirane ndagira ngo niba nta muntu nyine ngo usaba azaba ari njyewe muri makini booking wabinyemerera Nyiraneza se yakiriye ati iki cyifuzo cya Patrick ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.